Yego twabyutse dusanga amakuru yabaye kimomo yuko mu Rwanda rwinjiye mu bihugu bisanzwe bikora amafaranga kuri TikTok. Yego nago ari amabeshyo, nibyo hari uburyo bushya bwongewe muri account twa dusanzwe tumenyereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubwo buryo ni bushya. Ubwo buryo bumeze gute rero? Bitewe n'abagukurikira n'ibyo ukora uzajya urinjiza amafaranga buri kwezi bitewe no kugenda winjiza, bitewe n'umwanya ugenda umara kuri TikTok. So ubwo buryo bongeyeho birashoboka wenda ushobora kuba wabonye n'usobanukirwe. Iyi video nkoze ngiye kubugusobanurira, ngusobanurira icyo usobanurira nicyo buhatse n'ibisabwa kugira ngo nawe ubone, bisaba kugira ngo ubwinjiremo. Iyi video nkoze nimwe rukumbi iraza gusobanurira. Icyo usabwa ni iki? Mukora video gwera ku butangiro ryo kujya ku musozi wo kurasaba gusobanukirwa ibihagije, ibikwiye kugira ngo nawe umenye ubwo buryo bashyizemo, niba nawe koko ukwiye kubujyamo, niba nawe ibisabwa kugira ngo nawe ubwinjiremo. So hageze ni kuri sample mota official some promoter ubakunda kuri mushya manzo yandikisha ku basanzwe tuyandikishaho ku mubare wasanzwe bakanda subscribe nawe ukande na like sharing n'inshuti yawe yabonye buno buryo ariko itasobanukiwe. So umunsi rero ngiye gusonora byinshi, nawe wenda rige wajya mu kiga cy'abasanzwe binjiza buri kwezi, kuko buno buryo ntabwo twari dufite. Ubu ni buryo bushyashya haba ku munyarwanda ushaka iterambere, kubyaza umusaruro kuri social media cyane cyane imo TikTok, anuko dore ko bari bayirwaye cyane. So ngwayikaze, reka ngusonore byinshi. Okay, rero ngiye kubereka ubwo buryo bushya bongeyemo tunyuze kuri TikTok yacu. Turaza dukande kuri app yacu ya TikTok mbere kubwo buryo bongeyemo mutari musanzwe mumenyeye ko twayigezeho nuko nguko imeze. So ejo nabahereje itandukaniro rya TikTok yo mu Rwanda niyo muri UK cyangwa United States, ariko icyo kigega nabasonera ukuntu gikora nuko n'ibihugu bibyemerewe. So twebwe tugiye kwivugira ku buryo bushya bwabonetse kuri TikTok zacu zo mu Rwanda. Turaza dukande ku burongo butatu, tuza duhitemo balance cyangwa duhitemo cyo bita TikTok Studios. Twebwe dushaka wakanda kuri TikTok Studio cyangwa kanda hariya kuri balance, wahita uhagera. Ni ibintu byoroshye. Twese tugera hangare kuri page imeze gutya, aricyo bita analytic, niyo twese tugiraho. Basa tugira ngo post view net flow like anga twebwe TikTok yacu twebwe turabanebwe, nago dukunda kuyikoresha kuko nago dukunze kwibonera umwanya. Twahise tugira hanga rero hari service sha zongewemo. Ahantu ubibona TikTok yawe urabona ko icyo bita ijambo ryitwa subscription nago yaririmo. Rero ubwo buryo bushya bazanye service build connection with potential client, itanono live reward, go live to start receiving gift from your viewers. Ahangaha ubwo buryo nibwo burimo. Reka manze mwandanitse subscription, ibyo bindi wenda ndaza basobanurira nyuma kuko buno buryo nabo bwari busanzwe burimo. Okay guys, reka mbasobanurire buno buryo bushya bwongeye kuri TikTok zacu zo mu Rwanda. Ese buno buryo busobanuye iki? Uje guhaka iki? Ngiye gusobanura byinshi buno buryo ubongeyemo. So aho nureba neza hari handitse ijambo ryitwa subscription. Ni iki? Subscription ni iki? Subscription ni uburyo abagukurikira bishyura amafaranga buri kwezi, bakabona ibintu byihariye birimo exclusive content. Ni nka memberships. Ubyumve neza. Abishyura babona iki rero? Content yihariye itanga kuba subscribers gusa, kuba bashobora kwandika byihariye. So rero ni gute rero winjiza cyangwa ubona? Wowe winjiza gute rero? Bashyiraho amafaranga, urugero wenda amadolari 3 cyangwa 2 cyangwa arenga ku kwezi. TikTok ifataho ibice cyangwa igice cyayo binjije, asigaye akaza kuri konte yawe. So iyo ufite aba subscribers wenda nyijana gusa bishyura amadolari 3, ushobora kubona amafaranga meza buri kwezi binyuze kubagukurikira na audience yawe. Iki rero mu Rwanda twe dusanzwe tutayifite, bikaba byongeyeho. Niye mpamvu rero TikTok iri kugenda ifungura monetization buhoro muri Afrika. Ubyumve neza kuko hari abantu babyitiranyije bavuga ngo buno buryo ngo wenda ngo no Rwanda rwabyemo ngo barabifungura, ahubwo ni TikTok iri kugenda ifungura amarembo muri Afrika ko babona monetization. Niba wibuka neza ibihugu muri Afrika na kimwe kijya mu bigega by'abakora amafaranga
kuri TikTok, wenda nk'urugero kira gikorera amafaranga binyuze muri video zabo, nk'urugero yo bita creator reward program, na gihugu cyo muri Afrika na kimwe kirimo. So TikTok rero iri kugenda ifungura gahoro gahoro monetization muri Afrika. Ingenzi kumenya kuri subscription ikunda gukora cyane. Niba udakora cyane ho ntago izafungurirwa, ukajya live kenshi, ufite audience ikunda content yawe, ufite community ikomeye. Niba udakunda kujya live, biragoye kubona abantu bishyura iyo subscription cyangwa ifungurirwa. Inama kuri wowe usanzwe ukoresha TikTok mu buryo kwibyaza umusaruro. So ushobora gukora live ya usanzwe ukora, bitewe wenda niba ukora content yo guteka, niba ukora content ya football, niba ukora content isanzwe, ugomba gukora wenda tuvuge wenda niba ari football ukora analyze y'ibyo ukora n'ibindi bigiye bitandukanye. So rero muri ubwo buryo rero narisobanuye nuko icyo bita subscriptions, kugira ngo ifungurirwe nuko bakuba ukora cyane, content yawe ihozaho, ukaba ukurikiza amategeko ya TikTok cyane, ujya live cyane. Muri ubwo buryo icyo bita subscriptions irafunguka nta bintu by'ingorane, kuko buno buryo ntabwo bwari busanzwe burimo. Ndaza nkandanditse ngo subscriptions makande ngende mbereke. So aha icyo bita ngo injira muri subscription ubashe kumonetiza content yawe. You could receive wakwakira amafaranga $3 n'ibice 328 buri kwezi. Ariko ahangaha ni kuri views, nako ni kuri subscribers, ni kuba subscribers bawe 777. Ariko ni buri kwezi ahangaha tugenda tugaininga bitewe naho tubona. Twebwe rero ntago tukunze kuba kuri TikTok cyane, niyo mpamvu ubona wenda hari n'abandi usanga buri kwezi buno buryo ashobora kwinjiza wenda 20, 30, 15 bitewe ko umwanya bagenda bamaraho. Twebwe twagira icyo bita offer exclusive benefit that only subscribe enjoy, breed community, connect more closely with subscribes. Anga icyo bita get pays as you community of subscribe grow. Aba bisobanuye anga ubona inyungu cyangwa ubona inyungu y'aba subscribers bawe bagenda baguhereza bitewe bitewe n'abagenda gukurikira. Aricyo bita ngo ubaka community uhuza abakwegereye, aba subscribers bakwegereye cyangwa abasanzwe bagukurikira. Get pays as community of subscribers grows. Anga kugira ngo ishyurwa bitewe na community yawe ugenda wubaka uko igenda izamuka. Anga kugira ngo twebwe nonaha nago twebwe twinjira muri subscription kubera ko nago dufite ibingibi, nago byere byuza. Aricyo bita you are not eligible to join. Nago twajya mu kihe cyo kujoininga. Twebwe mu bisabwa twavuyemo 2, dufite imyaka 18 already yaravivutse. Ariko ahanga twagiye ngo meet our community deadline and the creator code of conduct. Ahangaho dukurikiza amategeko ya community deadline niho nako karavivutse. Ariko hari bitaravivutse bita aricyo bita kugira ngo ubashe kubijyamo nuko ufite aba followers bangana n'ibihumbi 10, ukaba ufite na views zingana n'ibihumbi 100 buri kwezi. Yego, you have at least about 10,000 followers. Angaha ukafite na views buri kwezi, views ibihumbi 100. So rero kugira bifunguke rero, iyo hano wowe ibi byose wabifunguye cyangwa ufite wenda ibihumbi 10 kuri account yawe, ukaba ufite naho ukurikira cyangwa kureba ibihumbi 100, ahita ukanditse ngo join subscription. Angaha satubya you are not eligible to join, ko naho twe twabyuzuza. Ibi ngibi kugira ngo ubigire tuvuga ngaha tuvuge yuzamusa no hejuru. Aha handitse ngo aba subscribers bawe ni gute wagenda winjiza kuri aba subscribers. Kano kakaranga nakinjiza ngaha tuvuge anga buri kwezi ugiye winjiza aba subscribers bawe. Zamura anga aba subscribers ngagira 4,335 nzakira ibihumbi 9 by'idolari ni na 731. Ninzamura anga nkaheza anga none ngageza anga kuzuya. Okay.
kuzuye ahangaha ku 7,000 na aba subscribers 7,752 buri kwezi nzinjiza 16,000 by'idolari. Ibaza icyo kintu ahangaha ni urugero rw'ibyo bagenda bakwereka bitewe naho wagenda winjiza, bitewe n'aba subscribers wagenda winjiza buri kwezi. So aha rero twabonye ko kugira ngo ujye muri kiriya kigega cya subscriptions nuko uba ufite icyo bita audience y'abantu bari ibintu byawe, ujya live ukaba at least ufite 10,000 twayibonye, ukaba ufite n'ibihumbi bigira mu 100 buri mu kwezi kumwe mu minsi 30, ukaba ufite irengeje imyaka 18. Byo ni ihame. Ese wise wibaza ni gute nabigira? Ni ibintu byoroshye cyane. Tuvuge ku munsi ugiye wa uploadinga video 3, ukaploadinga video isa nkaho zifite ubutumwa meaning isobanutse, ubwa TikTok iragusharinga video imwe nyine yanabizana. Iyo ukora buri munsi ukaploadinga buri munsi, ukajya live, ukajya ukora buri kimwe, ni wite ku bantu wenda baguhereza ngo iki n'ibiki ngo wagiye live ngo ubura abantu, ugakora cyane. Ibyo nibyo bituma ifunguka. Twayibonye udafite audience ya danger ira boro ntabwo yafunguka. Ntabwo yafunguka. None se udakora cyane bari aba subscribers bavuze baza buri kwezi ukeka ko bavaye. Nukumenya kuntu bikorwa, buriya ushobora kuvuga ngo 100,000 ngo nabigira gute bya views. Ni ibintu byoroshye kubigira nakanya gato cyane, nabikubwiye. Ku munsi wihayine ukaza uravuga ndaploadinga video 3 enye, nubwo zagira 200 cyangwa zikagira 300 buri munsi wari uzaplodinga ukwezi rukumva harimo ukwezi tuvuge wenda harimo nka video zingahe ku munsi uploadinga video 3, harimo video zingahe kuba n'ukwezi. So noneho ukube n'izo views wenda wazaragira ku muntu utarebwa, umuntu ufite TikTok iri hasi yakoze ibintu bizima bifite meaning, yabura views 200, yabura 100. Yo ku muntu warusanzwe ufite mari mu yo kuba yigira wenda nka views 500 ya uploadinze akantu k'ubugoryi. So wabihaye umwanya byakunda, iriya subscription igafunguka. Yitwa subscription, kuba yaje ni muyifatirane kuko muzamura bikura amafaranga buri kwezi, ariko bisaba gukora cyane. Twayibonye nayibasobanuriye. So ndizera ko ino video yagushimishije. Isharinga inshuti yawe isobanukirwe bino bintu gayi. Mugomba kumenya ukuri kw'ibi bintu, tabaraza kubyera ngo TikTok ingihemba ngigize ute client. Hari ubundi buryo bwo kubaka connection yawe hamwe n'abakiriye. Ukanda join ahangaha. So join service plus to monetize your skills. Anga kugira ngo injira muri service yo kumonetiza ubwenge bwawe. Expand your client reach with personalized service bio. Angaha agura abakiriya bawe kuba babona bio yawe cyangwa ibyo ukora. Tuvuge wenda niba uri promoter ukabyerekana ukabona abakiriya binyuze mu bumenyi bwawe. So angaha subya ngo by joining you confirm that you professional service are lawful and don't require or license or certificate in the region where offer them, and that you are qualified to offer such service. You can join hanga. Ukanda no join, aricyo bita ngo choose your content focus. Anga ngo hitamo content focus ngo cyangwa ukora ugomba gukora. Acyo bihanga ukahita wanditse ngo save hanga, bitewe hanga usavinze bino biboro byawe ukora aba ari ubumenyi bwawe ukora. Anga ubusavinze hari abaguhaye, ibyo bituma TikTok ibasha guhuza n'abakiriya mu gihe wenda habonetse umukiriya ikabaje kuguhuza n'umukiriya. Aricyo bita live reward, ibyo yarisanzwe iriho. Yedukanda kuri live reward atubwira ngo discover live gift in the gift hand, learn more about the gift story and see how the gift are sent during live. You can also feel the appreciation share between live and the creator and the viewer. Anga kugira ngo
iga uko gift kuri story yawe, uko gift yawe wazakira mu gihe uri gukora live, ukumva yuko ugomba gushimirwa usharingwa live yawe, haba kuba creator no kuri ba view bawe. Eligible content must be in good standing. Kugira ngo bashe kuba wa joining ingino uko ugomba kuba uri mu murongo muzima, ukurikiza reward policy, agree to the privacy policy team and service community deadline. Ukanitse open ahanga, ukanda hariya open, tugiye kureba ibindi bisabwa kugira ngo ubashe kubijyamo. So atubwira ngo the legend of King Leonardo basubye I will guide us to God. Join King of Leonardo on epic journey to save his kingdom from the great forest. Ukanda ndetse go live hanga. Kuri live ho ni ibintu byoroshye, nuko ufite wenda abangana n'igihumbi bonyine, ukafite irengeje imyaka 18 nta kindi. Aricyo bita more way to get paid. Anga byo nayo basobanuriye muri video nakoze, ariko reka nongeye nyuzemo. Reward analyze. Anga buri minsi 7 ubona live yawe bitewe nuko ugenda ukora live, ugenda ujoining. Anga harimo uburyo bwinshi, tuvuganise ngo active program reward yo akanze byo nagiye mbibasobanurira. So rero ubu buryo bwa subscription bongeyemo ntabwo ni busanzwe buhari. Twavuga yuko ari another achievement twe dusanzwe dufite, haba ku banyarwanda no ku bandi bagiye batandukanye. Ubu buryo ni bwiza kwano basanzwe bakoresha TikTok mu byo kwibyaza umusaruro. Wenda twebwe dusanzwe spending umwanya munini, ariko ubu buryo ku bantu bamara igihe kinini kuri TikTok bwabafasha bukabateza imbere. So rero kugira ngo ubashe nyine nayibasobanurire, kugira ngo ubashe kuba wajoining subscription, nuko ugomba gukora icyo bita consistent video zawe, ukaba ujya live kenshi cyane, ukaba ugeninga aba subscribers bawe kuri account yawe. Ubwo buryo ubasha kugeninga, ukabasha gukoramo ibiciri kuri TikTok. Ubwo buryo rero mwagumwe musanzwe mufite mu banyarwanda. Hari video nakoze mbasobanurira kuyo bita itandukanye rya TikTok mu Rwanda niyo muri UK cyangwa muri United States, ariko nari navuze kuri yo bita ku kiga cya creator reward program. Ntabwo navuze muri ubu buryo, dore ko ubuno buryo ntabwo musanzwe mufite. Niyo mpamvu nakoze video kugira ngo ibe deep mubasobanurire, mu bumenye neza ko abantu ntabwo basobanukiwe guy. So ndakunda cyane bo sample bakunda hoza ku mutima. Iyi video niyo yagufashije, isharinge inshuti yawe. So ndakunda cyane.